urubyiruko rw'abakorerabushake ni urubyiruko rwagaragaje imbaraga mu gufasha umuryango nyarwanda, mu gufasha ubuyobozi. Bagomba kumenya ihohoterwa rishingiye ku gitsina icyo ari cyo. Amahugurwa twari tuyakeneye bitewe n'uko ibyo twahuguwe ni ibiri mu murenge, ni ibiri mu midugudu, ni ibiri mu kagari. Iminsi igera kuri 2 tumaze mu mahugurwa, hari byinshi twungukiyemo. Ubu dufite ubutumwa twahawe tugiye guha abandi. Urubyiruko rw'abakorerabushake ni urubyiruko rwagaragaje imbaraga mu gufasha umuryango nyarwanda, mu gufasha ubuyobozi. Ahangaha duhera ku cyoroshye nk'imirimo bakoze mu gihe cyo kurwanya icyorezo cya COVID-19. Bagomba kumenya ihohoterwa rishingiye ku gitsina icyo ari cyo, uburyo rikumirwa n'uburyo bashobora gutanga amakuru aho ryaba ryagaragaye, n'uburyo bwo gufasha abafite ikibazo kijyanye n'ihohoterwa. Ni uburyo bwo kugira ngo babyumve, babimenye, ndetse bashyire no mu bikorwa bafasha gukumira cyane cyane, ndetse no kurinda no kuba batabara uwahuye n'ikibazo gihuye kijyanye n'ihohoterwa, ariko bakabikora babifitemo ubumenyi. Akaba ari nayo mpamvu twabakoreye imfashanyigisho bazakoresha kugira ngo babashe gutanga neza amahugurwa. Tuzabifashisha mu mugoroba w'umuryango mu tugari batuyemo, bahugura abaturage muri rusange, ndetse banabafasha kwirinda ihohoterwa. Tukaba tubifuzamo imbaraga kugira ngo bafatanye n'inzego z'ubuyobozi zikorera muri uyu murenge wa Kinyinya. Amahugurwa twari tuyakeneye bitewe n'uko ibyo twahuguwe ni ibiri mu murenge, ni ibiri mu midugudu, ni ibiri mu kagari. Urugero badusobanuriye genda n'iki, ese hakorwa iki kugira ngo genda yubahirizwe mu baturarwanda cyangwa se mu murenge wa Kinyinya, n'iki twahindura. Ibyo byose rero tugiye kubikoresha duhindura abaturage, duhindura ku midugudu, twifashishije umugoroba w'ababyeyi mu nteko z'abaturage ziba buri cyumweru. Ibyo byose bizadufasha ndetse no mu miryango yacu, kuko natwe ubwacu dushobora kuba twifitemo ihohoterwa, ariko tukabanza tukarikuraho, twarangiza tukabona tukigisha abaturage. Dusanzwe dukora mobilisation mu baturage y'ibikorwa bitandukanye. Rero nshimira Réseau des Femmes ko yatubonyemo ubushobozi, kuko batubwiye ko batubonamo ubushobozi kandi natwe tubwifitemo. So rero icyo tugiye gukora ni ukubanza kwigisha abaturage muri rusange. Mbere ya byose tukababwira ihohoterwa icyo ari cyo, tukababwira genda icyo ari cyo, tukabasobanurira icyo genda imaze, ndetse n'ihohoterwa icyo ryangiza muri sosiyete nyarwanda. Mbere na mbere mbanje gushimira uyu muryango wateguye iki gikorwa Réseau des Femmes. Iki gikorwa ni cyiza cyane kuko twabashije kumenya uko twabana n'abandi muri sosiyete, twabashije gusobanukirwa mbese GBV ni iki. Hari abantu twabyumvaga bisanzwe, ariko ubu twasobanukiwe ngo mbese nkawe nk'umu youth volunteer, nk'umuntu uha abandi urugero, mbese umuntu akubajije ngo GBV ni iki, wamusobanurira iki? Ubu dufite ubutumwa twahawe tugiye guha abandi. Iminsi igera kuri 2 tumaze mu mahugurwa, hari byinshi twungukiyemo, kuko nk'ubu ngubu ntago nari nzi ibintu bijyanye na gender balance. Mu buzima naravugaga nti si gender se umugore ashaka kugenda nawe agasinda akitahira isaha ashakiye nk'uko umugabo nawe yatahira isaha ashakiye. Ariko ikintu kijyanye na gender balance, ntago gender balance ari yo kugira ngo wigomeke. Gender balance ni umwanya wo kugira ngo usobanukirwe ngo buri muntu wese kuri iyi si ufite inshingano wagakoze bijyanye n'ubuzima ubayemo n'abo mubana, mugomba kuzuzanya.
uyu murimo tugiye gutangira ni umurimo ukomeye. Ndashishikariza abanyarwanda bose kuzadutega amatwi, kandi ndahamya ntashidikanya ko nibagerageza kudutega amatwi tukagendana nk'uko natwe twagerageje kwitanga tugatega amatwi abayobozi baduhaye ibi biganiro, bizagenda neza kuko natwe twarasobanukiwe ibyo tutari tuzi, twari turi mu rujijo rw'ibintu byinshi. Murakoze.